ngira ngo turi tariki 5 z'ukwa 11. Ego, Mm, turi tariki 5, uyu munsi ukaba wenda ushobora kuba wagenze neza mo gake. eh Njyewe ndumva wagenzemo neza gake nubwo ntabwo ari we gusa rero uyu munsi niba ari uko imvura yaguye ari nyinshi, niba ari uko byagenze gute, ntabwo nzi ikintu cyatumye numva mfite amaraso akonje uyu munsi. ni ikibazo cy'imvura. Ikibazo cy'imvura, Imvura yadufatiranye ishobora aho twari kuba turi. ari imvura yadukubitiye mu cyo bita agafuka. Mm, rero navuga ngo ikaze ku bakunzi ba Giant Voice TV, cyane Ego. cyane abantu mukunda Rage ndetse na Junior Kai. Mu kiganiro tubagezaho rero cy'imyidagaduro umunsi ku munsi, Ya, tuba turi live. uyu munsi harimo ibintu byinshi mu myidagaduro yo mu Rwanda, aho twahisemo kuba twavuga ku Rwanda gusa. Ibintu bituvangira byo hirya no Nkunda hino igihugu ntabyo cy'u dushaka Rwanda. uyu munsi. Mm, Eh, nta mpamvu yo kugira ngo tujye ahandi tutabanje kubwira abanyarwanda bacu ni kabisa. ukubanza tukavuga iwacu. Ah, Ubwo ugiye kuvuga ngo ntabwo ari iwacu. wowe se Iwacu. hano ni iwanyu? Eh, Ha, ni ikimenyimenyi izana irangamuntu itereke hano, indangamuntu Ahubwo- ndayifite, ahubwo irangamuntu bagufunge. ndayifite. ahubwo Ahubwo baze kugufunga. nsigaje iriya Eh, iyo barimo gusohora electronic. iya electronic. Ah, Iyo niyo kabisa. mbura gusa. kariya kantu nagakunze cyane, iriya idea ni nziza. Eh, Ibintu byo gutiranga muntu hehe nabyo. ngo baguha kode ukagenda uzi kode gusa. Yeah, nicyo Ndumva ari kintu. ukugendera kuri kode. Ewa, ni ukwita ugasevinga muri telefone kuko nicyo kintu ngendana. Wagasevize mu mutwe. Umutwe wanjye. Mhm. Umutwe wawe urimo byinshi ku Umutwe wanjye buryo urimo byinshi, urimo ntabwo- byinshi, ariko byanga bikunda buriya bazashyiraho n'uburyo bwo kukiyibutsa kuba yakibagiwe, kugira ngo hatazagira umuntu ukora ereri yo kwibagirwa kode bamuhaye. ni bya bindi forgot password. Yeah. Ngayo nguko rero tumanukire ku ngingo turi buze kuba tuvugaho. Turaza gusubira ku ngingo zigiye zitandukanye, harimo Ishimwe Naomi, Miss wacu wa 2022, washoboye kuba yasohora igitabo cye. Yego. Ubundi se wari ubizi ko ari umwanditsi? Oye, iki gitabo nacyumvisheho byinshi, niyo mpamvu iki gitabo agiye gusohora ngewe cyantunguye cyane, sibyo? Yego. Ariko bigendera ku magambo y'abafana ndetse n'abakunzi bayo, n'abakunzi ibi bene ko bamukurikirana umunsi ku munsi, cyangwa abantu bamukurikiranye cyane ubwo yajyaga kwimika ngo abe Miss w'u Rwanda. Yasezeranyije kwandika. Oya, ntabwo asezeranyije kwandika, ahubwo buriya yabaye Miss akiga muri secondaire, ngira ngo ni secondaire niba ntibeshye. Aza kugira amanota ari hasi cyane 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 cyane. Diplome ye yari iri hasi ku buryo byateye impagarara ku bantu bati uyu mu Miss uzanye aya manota azageza iki ku Rwanda. Ibyo rero nibyo byaje gukurura impaka ikomeye cyane mu bafana be, cyangwa se mu banyarwanda bakurikiranaga uyu mukobwa umunsi ku munsi. Baje kwibaza Naomi niba atangaje ko agiye gutangira gukora ku gitabo cye, kuko yabitangaje mbere ko gisohoka. Ubazandika ikihe gitabo? N'amanota ye, areza amanota niyo yandika. Abanyarwanda natwe turajyaginga. Nyine uhita wibaza n'ubuhe bwenge buzaba buri muri icyo gitabo. Ese icyo gitabo ni abanyabwenge bangana gute bazagira amatsiko kuba bagisoma, sibyo? Ukibaza abaprofeseri buriya bafunga mu mutwe cyane, reka mbagarukeho. Umuprofeseri aba ashaka bya bintu biri bumukomveke, kubera ko ingano y'ubwenge aba afite n'ubumenyi abashaka kuyongera, ntabwo abashaka ibimusubiza hasi. Baba bazi byinshi, baba bumva bakongeraho buri munota. Rero ugahita wibaza ibyo bintu. Niyo mpamvu iki gitabo rwose, ahubwo ngiye mfite amatsiko niba cyarasohotse ngomba kugisoma byihuse. Cyasohotse ku munsi w'ejo, yakise More Than The Crown. More Than The Crown. Twikomereze tubanze tunyure mu ngingo turi buvugeho, tuze kugaruka neza tubisesengura. It's good. Zacu TV yaguze ibitaramo bya Gens Comedy. Gens Comedy. Umuntu bita rwose Fari Merci, umeze neza cyane kabisa. Bari mu mafaranga. Iriya ni intambwe ikomeye cyane. Ni intambwe igoranya kwigeraho, bisaba ko warishyura kuya, waranyagiwe n'imvura tunyagiye turi kuza. Ubwo natwe tuzabigeraho. Tuzabigeraho kabisa. Turi mu nzira. Harimo GLC na Scott Mafuna bagezweho muri Afurika y'Epfo, bagiye gutaramira i Kigali.
mbibutsa yuko tugiye kujya muri kwa kwezi kwacu kw'iminsi mikuru. Iminsi mikuru, ibitaramo, abantu buriya mu kwesa imihigo baba bafite byinshi, kuko hari ababa bafite imihigo yo kuzakora ibitaramo bitandukanye, especially ku bahanzi buriya guturuka muri samake bari igihe cyabo cyane. Ku buhanga bw'ibyuma ariko badukorere display ya full screen, ibyo biri buze kuba byiza cyane. Iki gitaramo bakise Toast to December. Yego. Toast to December. Toast to December. Yego. Numva ko ari ibintu bimeze fresh sana kabisa. Kayi wakomereza aho ngaho. Turaza kuba tugaruka rero ku nkuru iri kuvugwa n'umutaramo wacu witwa Element Ele hamwe na Keys. Aba ni bamwe mu baproducer beza dufite mu Rwanda, abaproducer bakoze ibikorwa binini kandi biremereye, n'abaproducer b'abahanga mu byo bakora, ariko nanone ukaba n'abaproducer hasa nkaho harimo akantu ko gupingana mu kuntu. Ntago byabara. Umwe n'umuproducer akanaririmba n'undi akaba producer akanaririmba, sibyo? Urumva rero aho hantu niba ari abantu babiri bari kuri market, ntago haba hakibayeho monopoly, sibyo? Hahita hatangira icyo bita competition. Iyo competition rero buri wese ashobora kuzana ikibusenye mugenzi we, aribyo ngira ngo byabaye kuri uyu munsi wa none, kugira ngo watere imbere. Kugira ngo watere imbere. Tuza kuba tubagarukaho rero tuganire byinshi. Turaza kuva aho ngaho tugiye mu cyo bita Music in Space. Akaba ari kimwe mu gitaramo navuga ngo kigeze kunyeganyeza gatoya igihugu cy'u Rwanda mu minsi yashize. Cyari igitaramo navuga ngo cyari cyatangajwe mbere yuko kiba, ariko amatariki yari yatangajwe baza kuyahindura bitewe na bimwe mu byo tuza kuganira muri iyi ngingo. Turaza kureba kuri press conference ibyahabereye, aribyo biri buze kutwinjiza mu ngingo yindi y'imibanire y'uwitwa Desdora ndetse n'uwitwa DJ General Benda. Ngira ngo ni ibyo ngibyo turi buze kuba tugarukaho. Turaza gusubira no kuri The Ben wasuye ambasade y'u Rwanda mu Buholandi. Tiger B, The Band. Turaza kuba rero tugaruka ku iyo nkuru, ngira ngo twakanzika n'inkuru yacu ya mbere. Inkuru yacu ya mbere kaduhere kuri Miss wacu wa 2022 ariwe wa 2020 ariwe Ishimwe Naomi. Ishimwe. Nkuko twatagiye tubabwira muri zimwe mu ngingo tugiye kuvugaho Ishimwe Naomi. Ishimwe. Are you sure? Tazavuga izina rye nabi. Soma neza. Ishimwe. Hano handitse Ishimwe Naomi. Ishimwe Naomi. Yego. Biragaragara yuko yasohoye igitabo, ariko mu kugisohora kwe harimo amarangamutima menshi. Yego. Aravuga ibintu yanyuzemo. Yego. Aravuga wenda ibintu ndakeka bitari byoroshye. Yego. Reka mbasomere iyi nkuru rero. Ishimwe Naomi wabaye Miss w'u Rwanda wa 2020 yavuze ko mu rugendo rwe rwo kwandika igitabo cye cya mbere yise More Than the Crown, yego, hari aho yageraga agacika intege agashaka no kubihagarika, ku buryo hari igihe yicaraga akarira. Iki gitabo giteye amatsiko. Urumva Naomi yatekerezaga amagambo y'abafana bari kumuha kuri Instagram ye, ibi bintu bikamuca intege, kandi ari wowe byamuca intege. Umukobwa mwiza cyane uramubona hariya yambara ikamba rya Miss Rwanda. Rero ni umwe mu bantu ubundi mu busanzwe karagiteri ze nazivuzeho mu minsi yashize, afite udukaragiteri twiza. Yego, yikundira guseka, yikundira kwishima. Iyo umubabaje anakubwira ari guseka, sometimes ugashobora kwikanga ko atanababaye. Ni wa muntu utazi kugira umujinya wenda ngo abe yateza ikibazo icyo ari cyo cyose. Hari abantu bagira umujinya murandura nzuzi bikahita bigaragara. Mutesi Jolly buri gihe yarakaye bihita bigaragarira umuntu, sibyo? Nawe ntago wamenya icyo atekereza. Ngira ngo niyo mpamvu yanariraga tutabizi ko tutabibonye arira. Nicyo kintu ushobora kuba cyaramubabazaga, ariko bashobora no kukivugamo muri iyi nkuru. Komeza tubwire abanyarwanda inkuru. Ariko ubu afite amashimwe atagira ingano. Yego. Ashimira abamubaye hafi, by'umwihariko umugabo we. Umugabo we bamwita Michael Tesfaye, ni umunya-Ethiopia, akaba ari umugabo mwiza kabisa. Umugabo mwiza cyane. Bavuga ko Naomi yashobora kuba yaritereteye
ariko byaba binasekeje kuko umuryango wo kwa Naomi waba uciye wenda navuga agahigo gakomeye atakahe rero Kati yase nawe yariteretse nk'uko wabimenye ari Naomi hajemo ibintu byinshi cyane bavuga ko uyu mukobwa ashobora kuba yaritereteye Mike Tesfaye sibyo bitewe n'ukuntu byagendaga bigaragara ku masocial platform yabo noneho uwitwa Ketia Kamal nawe bakavuga ko ashobora kuba yaragize gute ubwo ndumva ari karande y'umuryango nuko bivugwa ariko ibindi byinshi byo ni ibiterane ntawamenya ariko ndumva kwiteretera se nawe se wakiteretera oya kubera iki ntabwo babikoze ariko ino se biteye isoni ntabwo ari umuco nyarwanda ntabwo ari umuco nyarwanda se kuki wumva ko umuhungu yagutereta nuko ariko twabisanzeho ibintu mwasanze se ni ngombwa ko mubigenderaho ni ngombwa ko tubikomeza oya nawe ufite uko ngendera ku mateka y'abasogokuru n'abasogokuruza ayo zakuyobya rero none se ubu ngubu ko ukoresha nka tapandigo kera bakoreshaga tapandigo gendesha amaguru n'ibirenge niyo mpamvu imfura yanjye sogokuru wawe pizza arayizi nuko yari idahari yari idahari z'ubwo yari yarakageze muri Afurika ze pizza rero niba ibyo bintu kera bitarabagaho uyu munsi birahari that's why you go gutereta rero nta kintu gikomeye ariko ntabwo byoroshye ubuzanye intambara ngo ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye abenshi barabikora biraborohera ariko njye ntabwo byanyorohera uzi impamvu mubitinya iya mbere ni uko muvuga ko umuhungu iyo umweretse ko umukunda ngo ashobora kukwijyaho ariko nibyo ngo aguteshe umutwe none se twebwe ko tubatereta mukadutesha umutwe mwebwe iyo ni karagiteri yanyu mufite none nkubaze ntabwo turi abantu hari inyama mfite wowe udafite none se irahari ariko reka nsubire kuri Bibiliya yego Eva yavuye mu rubavu rwa Adamu none kubera iki Adamu atavuye mu rubavu rwa Eva nuko Imana rega yabanje kurema ubundi ibanza kurema nuko Imana yabitekereje ikaturutanisha gutyo yego niyo ko bigomba kuba bimeze usibye nuko ubu se murarutana usibye iterambere ryaje bakazana agenda balance ubu ntago ububasha ufite n'ubushobozi ufite nibwo mfite sibyo icyo kimenye niyo mpamvu rero aba bantu ngiye nagomba blaming kwiteretera ko yise bikomplima none hari ikosa ririmo twikomereze Miss Naomi yakomeje avuga ko byabaye akarusho mu gusohora iki gitabo aho yakoranye itsinda ryabimufashijemo rigatuma abasha kubona ibyo ashyira mu gitabo n'ibyo akuramo ati hari igihe numvaga nazi ibyo nashyiramo cyangwa n'ibyo nakuramo hari ingingo nyinshi nabaga mfite nkibaza niba nazibasangiza cyangwa nkabyihorera yakomeje agira ati n'ababeshye hari igihe nashakaga gucika intege burundu nkibaza impamvu biri kunesha umutwe nkayibura ubwo urumva niba koko yaribazaga iyo ubundi buriya ariko iki gitabo tuzakizane tugisomere hano nawe tuzaba aba mbere muzagiduha iki gitabo sibyo tuzaduha iki gitabo tubanze tunagisomera abanyarwanda ubundi babanze bakimenye sibyo ibyo abaguciye intege abavuze ngo uri umuswa nta kirimo ahubwo nibo nta kirimo sibyo ubwo bishatse kuvuga ngo wowe kuba waranditse igitabo na achievement iremereye afite n'impamvu kuba yaracyanditse afite n'impamvu by the way afite n'impamvu rero congratulations kuri Miss Naomi iki ni kimwe mu kintu nanone abantu bazakomeza kugenda bakwibukiraho aho waba uri hose yego iki gitabo rero gishobora kuba gifitemo n'ingingo nyinshi nziza so ku banyarwanda twese aho turi ndakeka yuko cyamaze kugera ku isoko cyamaze kugeraho Miss wacu nawe yatwandikiye igitabo cyamaze kugera ku isoko aho waba uri hose wagerageza ukakibona ukisomeramo nawe ukumva ibirimo tukumva se ibintu byamucaga intege byatumye acyandika tukareba izo ngingo zirimo nazo tukazaza tukazisubiraho hano tukareba ibyo ari byo ni igitabo gifite kava nziza kava iriho Miss Naomi yesekera hejuru ahora aseka hano yari yabumbye umunwa nureba neza kururira foto y'urebe fresh basanga yari yabumbye umunwa handitseho Naomi Nishimwe wabibonye ko rya zina risomaga nabi yitwa Nishimwe Naomi uyu mukobwa rero muzagita mukibona nimugera mu ma publishing house azababwira n'uburyo azagicuruza mu bantu si ibyo se navuga kuri Naomi mu minsi wacu
mu minsi wacu dukunda dutambuke udutambukiriza indi nkuru ikurikiraho. Yego, ndaza kugira ngo twihutishije cyane tuze kujya ku nkuru y'uwitwa The Ben, sibyo? Ndaza kugaruka kuri The Ben cyane. Tiger. Bamwita Tiger B. Tiger B. Tiger bisobanura iki? Abantu mwasomye uruzungu bisobanura Tiger. Tiger ni ingwe. Ingwe? Arambeshye. Tiger ntabwo ari ingwe. Niki? Leopard ni ingwe. Leopard ni ingwe. Aha. Ego. Leopard ni iki se mu Kinyarwanda? Leopard ni iki? Igisamagwe na leopard bitandukaniye? Igisamagwe na biratandukanye. Bitandukaniye? Birasase? Leopard ni nose kubera iki hari leopard akaba na tiger? Hari leopard na tiger nyine bitandukanira. Ku mabara. Ku mabara. Okay, nibyo. Nabyo ni none se amabara ari mu ibintu byatandukanye ibintu. Nibyo. Nibyo. Ubwo tubifate gutyo. Ariko mu Kinyarwanda cyiza ni igisamagwe. Igisamagwe none se igisamagwe n'ingwa ni se jambo rimwe. Biratandukanye. Zareba igisamagwe n'ingwe biratandukanye. Ubwo abantu batubwira uko babyumva kabisa rero. Ni umusore witwa rero Tiger B The Ben wamaje gusura ambasade yo muri Nuza muri y'u Rwanda mu Buholandi kabisa. Aho yageze muri iriya nzu hagiye kubashimira. Byinshi byanditswe rero kuri uyu mugabo witwa The Ben ni mu mashusho yashyizwe hanze ku mbuga nkoranyambaga za The Ben. Rero The Ben yashimiye cyane Ambasaderi Dushimimana Lambert kubw'urukundo rwe ndetse no kumushyigikira, avuga ko bazakomeza kubikora bakongera ndetse bakongera bakabikora. Ngira ngo muri kumubona The Ben ndetse na Ambasaderi witwa Dushimimana Lambert, akaba ari ambasaderi mu gihugu cy'Ubuholandi kabisa. Ni mu magambo akomeye yuzuye amashimwe ndetse yuje urukundo n'ibyiyumvo. Yanditse ati nimwakire amashimwe yanjye kubw'urukundo rwose mwatweretse ndetse mukadushyigikira. Ndibuka isezerano tugiye kubikora nanone twongere tubikore. The Ben yasuye rero ambasade y'u Rwanda mu Buholandi nyuma y'iminsi mikeya yari amaje gusura mu Bwongereza. Nanone yasuye ambasade yacu, yahuye rero na ambasaderi ndetse anamuha impano. Urumva ko ari umwe mu basore bazi gushima, iyo wamufashije azi kugaruka agashima, azi gusubira inyuma akaza akagushimira. Yego ngayo nguko rero. Akigera mu Bwongereza The Ben yahawe impano y'umwenda w'ikipe ya Arsenal. Yahise anakirwa na ambasaderi w'u Rwanda muri iki gihugu Johnston Usige. Johnston Usige rero niwe wamwakiye, yahawe impano y'umupira w'ikipe ya Arsenal, ariko sinzi niza niba afana Arsenal. Apfa kuba handitseho Visit Rwanda. Handitseho Visit Rwanda. Ukambara umwenda w'ikipe udafana ariko urayambara. Buriya ikipe kuri we abaye adafana Arsenal yaba ari Visit Rwanda. Yahita akurikira Visit Rwanda. Yaba ari umufana wa Visit Rwanda The Ben Tiger B. Ariko nta munyarwanda n'ubundi utaterwa ishema no kuba umufana wa Visit Rwanda, kuko aho tugejeje murahazi. N'izindi maje gufata ku isi mu bindi bihugu bitandukanye. No kuba nyakubahwa wacu ari afana byo byonyine biba bihagije. Kiba ari ikintu gikomeye cyane. His Excellence Paul Kagame afana ikipe ya Arsenal nk'uko byagiye bigaragara ku masocial media atandukanye, cyangwa se ibyiyumviro bye byagerageje kugenda bigaragara gake gake. The Ben rero yasuye ambasade y'u Rwanda mu Buholandi nyuma yo gukora igitaramo kigamije gufasha abanya-Uganda, abantu b'iwanyu batuyeyo mu kwizihiza imyaka igera kuri 63 ishize Uganda yibohoye. Akaba yari ari kumwe n'umuhanzi witwa Cindy Sanyu, akaba ari umuhanzi wa Uganda. Ngira ngo ntabwo waruzi imyaka igihugu cyanyu kimaze kibohoye. Nari nyizi. Gusa nayiyoberwa. Ejo bundi mu kwa 10 twarijije Independence Day. Warabibonye? Narabibonye. Warusinziriye. Umukobwa akunda gusinzira. Ririje rwose ari ukuntu aba ameze neza cyane rwose. Ku gusinzira kwe kabisa. Ngayo nguko rero inkuru ya The Ben ni uko nguko imeze. Yakomeje kugenda duhagararira hirya no hino mu kwagura showbiz cyangwa se umuziki w'igihugu cy'u Rwanda. Bira bitanga ishema rero kuri buri wese uba muri uru ruganda. Atugereraho tudashobora kugera. Yego. Ntabwo turi buvuge ko ari uhagera gusa. Mutavuga ngo mwazanye ikimenyane. Oya nta kimenyane kirimo. Oya n'abandi barahagera, sibyo? Ari ba Kevin Kade, aba Element LA,
ari Kenya Trapper wo navuga nkande bamwita Betray Element elewe ngarenda kongera imbaraga ze kuri stage n'abandi iyo nkuru mu kanya ndaje tuyimenagure nayo tuyiganire turebe ukuntu Element ere bamubwiye mu magambo aremereye cyane akaza kurwanwa n'abakorera imiziki kurwanirwa n'abakorera imiziki agahita nawe atwemeza buryo ki imbaraga ze zigiye kwiyongera kuri stage bamwita Element ele umuhanzi ufite n'indirimbo nshyashya ariko navuga ngo yariye flop ntabwo natinya kubivuga ubundi Element ere nkurikije ko niyo ndirimbo bari bayikabirije numvaga irararigize miliyoni nahindura cyane Element se oya ibyo tubyihorere bansijyana mu yindi nkuru mu kandi nibwo ndibuze nmenagura kabisa iyo nkuru Element ere ndetse na Keys. Okay, katwikurikirizeho inkuru yacu ya Zacu TV. Zacu TV ni chaîne ya mbere ya gatatu ngira ngo niba ntibeshye kuri Canal Plus. Zacu TV imenyerewe kukwerekana filime nyarwanda. Yego. Yaguze amashusho ya Gents Comedy. Kosha Gents Comedy nyabuna ubu ngubu ndi kumva imbaraga z'umuntu witwa Farid Merci. Farmers ubu ngubu bararyoshye namubonye ejo yambaye agasuti ari gusinya contract jaza sinavuga ati sha yari yabyambariye amafaranga ni meza pe kashi ni nziza sana ndetse biteganyijwe nuko izatangira kwerekana ibi bitaramo by'urwenya ku wa 14 Ugushyingo 2025 yego mu kiganiro na igihe Farid Merci watangije Gents Comedy yavuze ko iyi mikoranire ni amahirwe kuko hari abantu wamubonye Farid Merci arimo gusinya uriya bamwita Misigaro akaba ari boss wa Zacu TV uyu ni umwe mu bagabo bafite amafaranga menshi ni umwe mu bagabo navuga ngo bakabirije cyane iterambere rya filime na sinema mu Rwanda umushoramari ukomeye cyane none ageze mu rwenya none biriya ni intambwe ikomeye cyane ubagiye gukora icyo bita ubucuruzi ni abantu baba basobanukiwe bino bintu cyane uvuga ati ninjiriza ahangaha bigenda uku n'uku ntabwo yajya gusohora ibiceri muri Farid Merci atamaje kubona aho agomba kungukira ntabwo byashoboka dore nguwo rwose umugabo usa nkaho ukuze ukuntu ziri inyuma namwe mu mafilime aca kuri Zacu TV The Bishop City Maid akabanye iracyanyuraho ejo si kera Iris n'izindi zitandukanye mwajya muzikurikira cyane kuri Zacu TV buri munsi haba hari ibintu byiza cyane Farid Merci yakomeje avuga ati twe nk'abanyarwenya ndabona Zacu TV nk'urubuga rugiye kudufasha kumenyekanisha impano zabo dukorana gusa ni n'amahirwe kuko bagiye kunguka ikiganiro cy'urwenya nka Gents Comedy kiri mu bikomeye mu Rwanda kandi kiba mu buryo buhoraho kiba kabiri mu kwezi buri wa kane sibyo cyiza buri muntu wese aba ari autorize ahubwo bigiye kutworohera natwe kujya ubwo abantu tutajyagayo tutari tunafite abantu tutahorana ngo tudatawenda ngo dukurikire kuri YouTube tugiye kujya twigira kuri televiziyo kuri Zacu twirebere mpfa kuba ufite kabonoma kawe kameze neza ubundi uzajya ureba Gents Comedy ni ibitaramo biba kabiri mu kwezi byatangiwe na Farid Merci wari ufite inyota yo gufasha barumuna be bafite impano ariko batabona urubuga rwo kuzigaragarizaho kugeza uyu munsi ni bimwe mu bikunzwe kwitabirwa n'abatari bake umuyobozi mukuru wa Zacu Entertainment Misago Wilson yavuze ko intego za Zacu TV ari uguteza imbere ibihangano bikorerwa mu Rwanda biteganyijwe na Gents Comedy Show izatangira gutambuka kuri Zacu TV ku wa 14 Ugushyingo izajya itambuka buri wa gatanu saa 11 n'igice buri wa gatanu saa 11 n'igice kuri 14
ku itariki 14 buriya tuzabe twicaye kuri televiziyo kuri zacu. Ngaho nguko rero ku kintu buriya njyewe nahise ntekereza wenda ntabwo ndaza kukivugaho cyane ariko kubera impamvu nari bukivugaho cyane nuko ntarabona contract wenda yakozwe hagati ya Pharmacy ndetse na n'uyu nyiri zacu Misago Wilson, kubera yuko hano hantu ntekereza ko hashobora kuba harimo isubira inyuma ry'amafaranga wenda Pharmacy yinjizaga gute, kubera ko niba koko bayiguze urumva izajya icuruzwa ku mpande ebyiri zombi, bazajya bayagabana muri make. Yego, urumva niba amafaranga yacurujwe ari aya ngaya kuri zacu, Pharmacy ashobora kuzajya bafite iki, afitemo a half n'undi afite half, ariko ntago mbizi, it's depend, ahubwo turi kubiganira ngo turebe it's depend wenda nibiri muri iriya contract basinye. Nkarebona ko uwitwa Pharmacy niba muri iriya contract hatarimo ikimwemerera gukomeza kwicuruza kuri YouTube, urumva amafaranga byanga bikunda ashobora kugira gute kugabanyuka. Ariko zimwe muri contract nagiye mbona zigenda zisinywa, urugero nka Kiramani yigeze gusinya na Teledis cyangwa TV10 ko wenda bajya bacisha iyo filime ye yitwaga My Heart. Ni filime yanatangaje ko igiye kongera kukaza umurego muri ino minsi kuri live yakoze kare. Bishatse kuvuga ngo Kiramani yakomeje kujya zishyira kuri YouTube. YouTube ikomeza kumwinjiriza, n'abariya nabo bamwinjiriza, nabo bakomeza kumwinjiriza. Ntago nzi ngo contract yubatse ite, ariko harimo ko nta handi igitaramo cyemerewe gucuruzwa, byaba ari ibindi bibazo, sibyo? Wasanga n'ubundi YouTube channel izakomeza icuruza nawe hariya yinjiriza. Turabona ko rero aho ngaho bivuze ko amafaranga yaba yinjiza yaba menshi cyane kurusha. Buriya Merci ni umuhanga, ashobora kuba yaricaye akabanza akabitekerezaho, kuko byanga bikunda afite n'abafatanyabikorwa batandukanye bakorana umunsi ku munsi, ndetse na zacu TV ikaba ifite abafatanyabikorwa ari abamamaza, sibyo, ari abashora muri Agence Comedy, ndetse n'abandi bose bashobora kuba bafite ahantu bahuriye. Urumva haba habayeho ikintu cyo kuganira bihagije, ntabwo yapfa guhubuka ngo agere, hakarebwa ukuntu bazamamaza. Ndumva yabikoze afite aho azinjiriza. Oya, ntabwo akasubira, urumva ntabwo asubiza business inyuma. Ibintu byose ukora buriya biba biri imbere cyane, kereka iyo ukubise squat ukibwira ko byari imbere cyane ariko ejo ugashya, biranashoboka cyane. So rero nakifuriza ishya n'ihirwe Genesis Comedy. Ngira ngo ni platform iremereye cyane abantu bakora muri Genesis babonye, kubera ko bagiye kujya bagaragara kuri zacu. Ikindi zacu nigeze kumva ngo hari bimwe mu byitegeka, bishatse kuvuga ngo dushobora kubona impinduka ikomeye cyane mu mashusho afatwa muri Genesis Comedy, ndetse n'uburyo yaratunganywaga cyangwa se imyeditingire yayo. Ibyo byose dushobora kubona impinduka zabyo bitewe n'uko zacu ni televiziyo mpuzamahanga iri kuri Canal Plus irebwa n'isi yose. Nguko rero ndumva iyo nkuru nta kindi cyo kuyibazaho, nababwira ati congratulations kuri mwe mwese mukora muri Genesis, mubonye indi platform iremereye. Bagiye kunyura ahantu haremereye, wenda bamwe muri bo bifuzaga kuba international. Ba Mushumba, ba Muhinde Mugufi, ba Pirate n'abandi bose bakadutuka, babandi baheraga kuri YouTube. Abo bose rero ni byo kintu cyo kwishimira cyane. Baserebure, ahubwo badutumire tujye guserebura. Dutumire kabisa, twigire muri celebration turebe kono ibintu byifashe gatanu ku kandi. Nguko iyo nkuru reka tuyihagarikira aho ngaho, ahubwo tujye ku nkuru y'umuriro iri hano, akaba ari witwa Element LA. Uyu munsi wa none umaje kwiterekana studio nshyashya yitwa LS Fair. Ni umwe mu bantu bamaje kabisa kuba bidemarika berekana urwego bahagazeho ubwo yavaga mu nzu yitwa 1.55 AM. Ni umugenzi we rero witwa Prince Kid, hajya studio Prince Kid yitwa Hybrid. Ni umugenzi ufite nawe studio witeretse mbere ye yitwaga Hybrid, akaba ari studio nayo yitwa Prince Keys. Musanzwe mumenyereye mu kumva indirimbo ngo Keys. Yakoze ama-hit song kandi cyane menshi. Niyo mpamvu Element nawe yakoze Niyo mpamvu Element nawe urumva competition iraho hano. Keys. Urumva barahanganye, icyo bita competition, sibyo? Nibyo nari ndi kubabwira rero, turi kubabwira ingingo turi bugaruke, nkavuga ngo
iyo wamaje kubona ko utari monopoli mu gihugu iteka none iyo muri showbiz ugeragezwa kuvugwaho cyane na buri wese, ndetse abo muhanganye baba bagerageza buri gihe gutera intambwe bashaka kurenga aho ugeze. Element rero afite abantu benshi bashobora kumurwanya, sibyo? Mu Rwanda dufite aba producer we, sibyo? Hari nka batatu uzi ntabo kereka ni muza muri Uganda, keretse numbaza muri Uganda. Shout out ku Bagande rero nabo ni abantu b'abahanga cyane mu muziki. Uba wibagiwe no gusuza abantu b'iwanyu pe, nzajya mbikwibutsa abantu b'iwacu. Se uyu munsi twari twavuze ko twagiye mu Rwanda gusa, uzi ntabwo Abagande bagukurikiye wasanga bahise bigendera ubwo. Abagande ntabwo bagenda barahari. N'uwitwa rero Kiz wageze kuri Instagram ye yandika amagambo akomeye cyane, ni amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, Liliji ntabwo nize ariko ndasoma ugisobanura mu Kinyarwanda. Some of you guys are doing innocence on the stage. Bamwe muri mwe murimo gukora ubusa kuri stage. Please rehearsal for the performance. Fans must be respected. Rehearsal ni imyitozo mu Kinyarwanda. Okay, mwitoze. Performance zanyu zigomba kubahwa. Cyangwa se abantu banyu abafana mwitoze gukora performance kabisa ku buryo umuntu wese aravuga ngo shout out to you, ngo Element ele ariko mwiri cyane kiza koko Sherry Silver. Aba nabo yabibaza. Ntacyo mvuze. Ego rero witwa Prince Keys yavuze ayo magambo nyuma y'uko Element ele yataramiye hehe nyabona. Ejo bundi igitaramo cye mu cyumweru mu mpera za kiriya cyumweru yari ari Uganda muri Kacheka Stadium. Ngira ngo ni igihe ni kwa gatandatu niba atari kwita cyane. Igihe haba Receiver Gala. We yari ari Uganda. Some of you rwose abantu bamwe muri mwebwe yanze kumentioninga, sibyo? Bamwe muri mwe yavugaga bande Prince Keys ni iki? Ni umuproducer. Ntabwo urumva yavugaga abakarani, sibyo? Ntabwo yavugaga abafundi, ntiyavugaga abanyamakuru, sibyo? Ntiyavugaga abahanzi, nako ntiyavugaga abahanzi, yavugaga abo bahuriye mu kazi ku producer, sibyo? Icyambere Prince Keys ni umwe mu bantu bashobora kuba bapinga touch cyangwa se imikorere y'indirimbo y'uyu Element ele, sibyo? Ariko ni Element ele wamaje kumutambukaho, sibyo? Uyu Prince Keys ni umwe nanone mu bagabo b'abahanga, sibyo? Batatinya kuvuga nk'ibyo Element ele avuga, kuko Prince Keys afite indirimbo ziri hit, sibyo? Nawe ni international. Wenda nuko uriya habaho ikintu cyo kurutana mu buryo bwo kwinjirira abantu mu buryo bwa linye, sibyo? Mu buryo uhuza n'abantu, ariko uyu nawe ari international, yagiye akora indirimbo nyinshi za Bruce Melody. Uyu ni umwe mu bantu bakoze indirimbo nka Sangalewa, indirimbo yahitinze cyane, yakoze indirimbo nyinshi rero. Keys kwandika amagambo rero yashakaga kwerekana ko uyu muntu bahanganye hano mu Rwanda Element ele ashobora kuba akora ibintu bitarimo professionalism, sibyo? Ubunyamwuga, sibyo? Maybe ushobora kubuza ikintu, sibyo? Ariko ya capacity ukiziho ihora ari iyo ngiyo, udahindura nta innovation iza mu bikorwa. Ubwo urumva Prince Keys yashatse kugira gute kubwira Element ele aramubwira ati ari performance yawe nta kirimo kuri stage, ntacyo nabonye kandi niba nabonye neza kuri stage Element yararirimbye bamumenaho icyitwa urufito, Abagande hari abamenye amafaranga amashiringi ako nta kirimo. Asigaye afite kirimo amafaranga yaraguye, amafaranga yaraguye, ahubwo amashiringi niyo asigaye ari hejuru. Se barakubeshya ku buryo ibihumbi 4 basigaye babivunja umutwaro bitarabagamo 4 umutwaro. Kandi ubundi 2 oya ntabwo urimo kubyumva, ntabwo umutwaro se si nk'ibihumbi 10 byo mu Rwanda. Nyine iyo uvuze umutwaro, sibyo? Mu bantu batari Abagande bakumva nk'ibihumbi 10 byo mu Rwanda. Ni ibihumbi 10 byo mu Rwanda. Noneho umva ukuntu bimeze, nyine ukuntu bavuga ko amafaranga yaguye mbere. Yego, ibihumbi 2 cyangwa 2,500 byavagamo by'u Rwanda. Ubwo nyine ndavuga mu mafaranga byavagamo ibihumbi 10 ari byo mutwaro by'amashiringi. Ariko kuri iki gihe uva mu Rwanda ufite amafaranga menshi, aho kugira ngo ujye Uganda yiyongere ahubwo akagabanuka. Ariyongera, ntabwo urimo kubyumva, aragabanuka.
kandi byarahindutse uko byahinduka kose ahubwo hagabanukaho makeya. Tuvuge niba wajyanaga 2 sibyo, wenda 2 ari uzabaze Karensi ukuntu bisigaye bivunja, biragaragara ko amafaranga yaguye. Uramonda sinoga icyo nzi cyo niba byari 2 sibyo. None se icyo tumva niki, yaba byari 4,000 byabafashe 4,000 by'amanyarwanda, ni angahe mu magande? Ubwo ni imitwaro 2. Ubwo ni ibihumbi 20 ibihumbi 8 by'amaganda, ibihumbi 8 by'amanyarwanda, ni ibihumbi 20 by'amaganda. Noneho mbere waragendaga barariko ku bihumbi 2 bara ku bihumbi 2 by'amafaranga ugize. Urumva iki ikintu ndi kuvuga byaragabanutse sibyo, nyine niho wenda kuba amafaranga y'u Rwanda nyine nibyo ndimo kukubwira. Inflation yari yazamutse gatoya kuko niyo tugiye ku isoko dusanga ibintu byariyongereye byose, abe ubuzima, igiciro cy'ubuzima bw'umuntu mu Rwanda hari ukuntu cyazamutseho sibyo. Niyo mpamvu rero usanga ku bagande barimo gukora inama bisigaye bibavuna cyane. Mbere bazaga inama kugira ngo babone amafaranga menshi, amashiringi yabo menshi, ariko ubu basanga bahiye. It's depending n'icyo bita currency exchange sibyo, cyangwa bikaterwa n'icyo bita inflation. Buriya njya ngo tugeze aho nagusobanurira mwana, kandi wari wabihakanye. Muri kaminuza nizi icyo bita business and economics muri finance department, none ndi gucuruza umunwa guys. Nayo ni business ariko, nayo ni business ariko niba mucuruza mukabyishimira wabyandike muri comment guys. So twe tudire kuri ino story ya Element Ele muri Uganda bamukubise amafaranga, bigaragara ko bishimiye performance yakoze. Ariko abagande n'ubundi bakunda Element, usibye na Element bakunda abanyarwanda cyane, kuko nta umunyarwanda ujya ngo ave batishimye sibyo. Nabonye urukundo kuri Chris Easy, nabonye urukundo kuri The Ben, nabonye urukundo kuri tubisubireho urwo rukundo. Ahubwo reka tuvuge ngo abagande bagira urukundo muri make. Nubwo tubivuge nuko tubyanzuye. Rero ikintu kimwe gikomeye nibaza kuntu Peskize yavuze ati ibyo bintu ukora nta professional irimo sibyo, cyangwa se ukora ibintu biri no sense sinzi ko nakavuga ngo mwumvure mere bwako sibyo, ibintu bitagize icyo bivuze, ibintu bidafite amakuru, bidafite icyo bisobanuye, bidafite amakuru, nyine bitarimo umuteguro. Ariko yaramubwiye sibyo, yaramubwiye bikomeye. Ariko ndaje ngaruke kubaje kurwana ingabo za Element zikomeye, ntabwo yirwaniriye, baramurwaniriye. Element Ele ni umwe mu bantu kabisa b'abahanga navuga. Ubwo rero kuri iyi ngingo yo ntabwo nzi ikintu cyatuma uyu Peskize avuga iki kintu sibyo, cyangwa se ibyo yagendeyeho. Maybe birashoboka ko ari ishyari sibyo, ariko biranashoboka ko umuntu yakora ikintu hariya ukakiruka avuga ati ariko uriya mupeti nta myinshi. Ariko yari afite kubivuga mu buryo bwiza. Nonsense, ikintu kidafite amakuru. None se umukompetitor amubwira neza, umwongerera imbaraga. Ariko fiyo wabaye ute koko? Ubwo reka dutegereze turebe. Noneho ikintu gikomeye uwitwa Peskize akimara kuvuga aya magambo, haje umuntu hariya witwa Roskana. Akaba Roskana ari umwe mu bantu bakorerwa indirimbo na Element Ele. Reka mfate my phone ndasoma ujye usobanura. Twagiye mbaye mu translator wanjye, ariko nibinanira wihangane, nyine nigera ku bintu nkabona birananiye sibyo. Babyize basohotse. Yaratangiye ati ibi bintu byo kubabwira ni Roskana waje kubyandika nyuma yuko Peskize yanditse ibi bintu sibyo. Yanditse ngo Ele let me tell you something. Rero yo kwiga twagiye let me tell you something. Reka mbabwire ikintu kimwe sibyo. You are great singer and you got a beautiful tone. You are a great thinker and okay, uri umunyabitekerezo bihambaye cyane. It's not a thinker. Ni what? You are a great singer and you are got a beautiful tone. Uri umuririmbyi mwiza cyane, ufite ijwi ryiza. Personally, I learn a lot from your vocal skills every day. Njyewe niga byinshi mu miririmbire yawe buri munsi cyane kabisa. Hano nashakaga kugaragaza ubuhanga buri mu ijwi rya Element Ele sibyo, ko nabuhuza wenda n'injyana sibyo. Iyo bavuze vocal skills ni uburyo ngira ngo bw'imiririmbire. Ngo none of those stupid niggas can sing better than you do. Nta n'umwe muri iryo jambo stupid, nta n'umwe muri ibyo
sibyo wakora nk'ibyo ukora wakora nk'ibyo ukora waririmba nk'uko uririmba umva amagambo aremera hano reka nyasubiremo abanyarwanda bumve neza none of those stupid niggers can sing better than you ako kantu ka stupid yose ubu ni uburakari bukomeye cyane uyu mujene yabivuzemo wenda nuko twanze kuvuga icyo kintu stupid abantu barabizi neza sibyo ko kwikora umuntu akandika amagambo nk'aya ngaya none of those stupid aba yababaye nta niga n'imwe y'ikintu nk'icyo ngicyo yaririmba cyangwa se yakora ibi yakora nk'ibyo ukora and stage perfection comes with experience gukora stage nziza bizana experience ufite experience you better than them urabaruta production high imikorere y'indirimbo nyine muri rusange sibyo singing high kuririmba neza soulful voice ijwi rinyura abanze sibyo favorite high I mean sorry favor high only one things they are good at ngo yavuze ngo only one things they are good at is to sing and talk nonsense umvishe iri ni ryo jambo rikomeye cyane uwitwa n'amagambo abiri ndibuze kugarukaho uwitwa Prince Kizi yabwiwe iri jambo rivuga riti only one things they are good at is to sit and talk nonsense. To sit and talk nonsense. Fuck all of them. Nigga, you are great. Huh? Ni umusani wakoresheje amagambo akomeye cyane uyu ni witwa Loskana noneho kugira ngo umunyarwanda asobanukirwe neza ndayasubiramo oya nawe reka nyaguyasome cyangwa nyasome na kibazo ayo magambo arakomeye kabisa let me tell you something Leo quickly you are a great singer and you are got a beautiful tone. Personally, I learn a lot of your vocal skills every day. None of these stupid niggas can sing better than you do. And the stage perfection comes with experience. You are better than them. Production high, singing high, soulful voice, favor high. Only things they are good at is to sit and talk nonsense. Fuck all of them. Nigga, you are great. ababwira ati mwebwe icyo muzi ni ukwicara gusa mukavuga ibintu bidafite agaciro ijambo no sense uwitwa Prince Kizi yakoresheje uyu mugabo Loskana yarikoresheje ariko nawe yarikoresheje ari kubwira Prince Kizi aramubwira ati abo bose bavuga ubusa ni ibintuza gusa sibyo oya tazakora ibara sibyo yakoresheje ikintu gikomeye cyane ntekereza ko Prince Kizi buriya niba ari uwumva hagati ye na element even na Loskana harahitazamo ya beef isanzwe muri showbiz yo mu Rwanda sibyo kuko kugira ngo umuntu akubwire ngo sibyo akubwire ngo ikintu gikomeye cyane kivuga ngo none of those stupid niggas can sing better than you do kukubwira ngo ibyo byose bivuga ibyo bintu ntago bakora nk'ibyo ukora nta numwe baririmba nk'uko uririmba ntago bakigeza nk'aho wigejeje ariko kuko nidusubiraho urasanga element ele wenda nimbivuga ntihaze kugira ubyumva nabi ubigaragara byo ari hejuru ya Prince Kizi kubera ko amahiti afite ni menshi ari international icyo ni kimwe nubwo Kizi nari international ariko element ere tureba ibikorwa agiye akora tukabikomparinga n'ibya Prince Kizi ugasanga rero element ni wakoze ibikorwa byinshi tugiye mu bafana benshi element ere niwe twasanga afite abafana benshi by the way sibyo wenda ikintu kimwe nanjye njyangayiraho element sibyo he made always the same song cyangwa se beat ariko ibyo ntabwo byari gutera bavuga ari amagambo bitabitera none se ko niba dukeneye ya innovation ko ari byo natangiye wese yayikose noneho basi akamurusha abo bantu tukabibona njye narakubwiye ngo ugenda wumva indirimbo mirere sibyo nurangiza wumve indirimbo maso sibyo nurangiza wumve indirimbo ya mbere kashe sibyo izi ni indirimbo zose ujya kumva ni ziri the same uba kicuranga uhita wumva element sibyo tuvuga ati izi ndirimbo ni za wenda ni na brand akoresha kugira ngo akoreshe indirimbo cyane ko n'umwe no mu bantu bariga icyitwa copyright I mean sorry ikintu bita gushishura sibyo buriya mu cyongereza copyright birashoboka
gukoresha igihangano cy'abandi sibyo twagiye tubona amabiti menshi bamuregaga ko yayibye ugasanga hari akantu yumvisha ahantu aragaterura yaje ashyiramo sibyo ubwo rero urumva iyi ntambara ni intambara ikomeye cyane ahubwo iyi ntambara ndumva na Rosikana agiye kuyijyamo already yamaze kuyinjiramo kuko njyewe untutse kuriya nanjye Metro nahita mfata telefone sibyo nawe ukamusubiza nahita mfata telefone noneho nkahita namutaginga sibyo those stupid niggas igiye kujya hagati y'abantu batatu those stupid niggas they cannot do what they just know how to sit and talk icyo bazi ni icyo gusa kwicara mukavuga ubugambo mukavuga ibintu bidafite shinge na rugero okay hongewe n'ibindi tutavuze hongewe n'ibindi byinshi ubwo iyi nkuru ni imwe mu nkuru tuzagenda tugarukaho gatanu kuri kandi nihagira ugaruka agasubiza undi tuzaza n'ubundi tuyiganireho turebe ese ibi bintu ubundi birerekeza hehe buriya sibyo tujye tuba abanyamakuru beza kuko buri munyamakuru n'umu influencer sibyo I need your advice about kuri iyi conflict advice ushobora guha aba bombi babiri batatu kuko bamaje kuba batatu niba Rosikana yamaje kugeramo nawe bamaje kuba batatu Rosikana ntabwo yari akwiye guhita byinjiramo gutya Rosikana turabyumva wenda arimo kudefendinga element Rosikana z'uburemere bwa element kuko niwe wamuhaye amahiti yose akomeye ureba arabizi ariko mva nawe ahise ajyamo babaye batatu none se beef yizarangira element se kuki yacecetse element buriya nawe ashobora nuko se atabibonye ahubwo nuko naheruka kuri Instagram live zabo ubu ngubu nari gusanga element yamaje nawe kwidemarika kabisa ashobora kuba yanacecetse buriya ashobora kuba yanagiye akicecekera sasa kuba yabonye n'abamurwanya so nanjye nabona advice nabaha nuko ahubwo basetoringa bo bagafatanya nk'abari muri production y'u Rwanda bakaba bari wenda no muri music industry aho kugira ngo baterane amagambo ibi birimo kubasenya ese buriya ushobora guhuza abantu babiri batumvikana byakunda undi ku buryo buri wese yumvikana ukaba uzi yuko byarangiye ku mutima we byakunda nyine ibintu bishyizemo ni kwa gupingana muri umwe muri bo afite ishyari so nshobora kubikora wenda in the way of getting solution sibyo ya cya kibazo gihari ariko nanone ntago ngiye nabikora ku buryo sibyo biri busibike mu mutima nyine mu mutima ntago byasibika ariko cya gihe mugerageje kwihuza ahubwo Rosikana ikintu yari bukorewe yari bugerageze we kuvuga ibintu wenda bahuriraho aho kugira ngo ahite ajya mu ntambara ahubwo yagure beef yabo yagure beef aha so okay wenda ya defendingaga element ndabyumva ariko nje nago mufanya nagufana element oya ndavuga Rosikana aho ngaho ku magambo yavuze nago turi kumwe so ni amagambo rero atari kwihutira ahubwo ari gushaka uburyo akemura ikibazo kiri hagati y'uwitwa Peskiz ndetse n'uwitwa Element aho kugira ngo ahite nawe noneho ahereza uburemere ya bifu bafite sibyo aha ngayo nguko rero reka dukomeze tubihanga amaso turebe ngo ni ibiki ariko mu gihe turuza kuba turi kundi nkuru ngenda ndashaka kubanza njye kuri Instagram y'uwitwa Element nshaka kugeraho nkareba amarangamutima ya Element sibyo nyuma yo kubona abantu icyo nzi cyo nuko uyu munsi nabonye akavideyo we ikintu yakoraga yararimo kuririmba ya ndirimbo ye maso arimo kubyina agaragaza yuko ibyavuzwe ari buze improvinga cyangwa se kugerageza akongera imbaraga kuri stage akongera imbaraga so yishimye nta kintu yibereye mu bintu byo kwamamaza maso yishyiriraho icyo nakita ngo abakobwa kabisa bagiye bakora ama-challenge kuri indirimbo ye ashyiraho n'igitaramo cyiswe Kiss Daniel featuring Element ni igitaramo ni igitaramo ni nako bakise Kiss Daniel featuring Element kizaba ryari mu kwa 12 igitaramo ni kubona ni ku 8 z'ukwa 11 rwose ubwo ni kwa gatandatu igitaramo kirimo Kiss Daniel afitanye indirimbo hajya urabona yuko Element ntago abyitaye ni nk'aho atabyitaye wenda yabibonye ariko muri aya masaha ntago ari ibintu birimo kumutera umwanya ntago yabura kubibona kuko yabibonye ariko weye ari mu bintu bimuha inyungu bimuzanira inyungu nta nubwo none Rosikana we ahise abyivangamo
none ngahe nguko rero nuko iyi nkuru imeze cyane. Ngira ngo wadusimbutsa ku yindi nkuru twihute cyane. dusubire kuri iyi nkuru tugana ku musozo ya GLCJ na Scott Mafuma bagezweho muri Afurika y'Epfo bagiye gutaramira i Kigali. I Kigali hari ibitaramo mana we hari ibitaramo nyabona. Tugeze muri December December gonna stay December man. Harabura iminsi mikeya ibarika tuzajya tugenda tuyibana tukagera muri Christmas. Tugacelebra. Hari uduchallenge natangiye kubona twa Christmas. Yego. Batuba batangiye kare. Muri cyagiye Christmas nigera telefone yanjye barayibye ubwo. Uzihanganye. Uzabe wihanganye no gutangira ukabaririmbe. Ahubwo se tangira uririmbe Merry Christmas ku buryo abantu bawe Okay, reka dukomeze. Umunya-Nigeria Amy Black uri mu bagezweho mu bijyanye no kuyobora ibitaramo. Amy Black ni Umunya-Nigeria agiye guhurira n'abarimo GLCJ na Scott Mafuma mu gitaramo gitegererejwe i Kigali. Iki gitaramo twatangiye tukivuga aricyo Toast to December. Toast to December. Ariko ntabwo ibyo bintu numva bivuze ikimana. Toast to December. Ubwo ntabwo ibyo bintu mba byumva. Kubera iki utabyumva? None se niba narize nabi mbizi. Jya numva abantu baserereza abantu ngo abantu bize muri kaminuza y'u Rwanda UR ngo ntabwo baba bazi Icyongereza. Mwaranasaze tuba tukizi. Kandi ukizi? Tuba tukizi. Ahubwo nawe urimo kwisebya. Ahubwo watangiye uvuga ngo ntabwo ukizi none urabihinduye. Nagira ngo numve ukuntu ugiye kunsebya. Twagiye. GLCJ uri mu bagezweho muri Afurika y'Epfo uretse kuba umuhanga mu bijyanye no kuvanga imiziki inakunzwe mu ndirimbo nka Bengishera yakoranye n'abarimo Mahu na Tuksela. Aba bahanzi batumiwe mu gitaramo Toast to December kizaba ku 19 Ukuboza 2025. Ubwo kuri 19 dufite igitaramo cyo gutarama rwose. Abanyarwanda hehe n'ubukonje hehe rero no kuba mwagira ubukonje. Cyateguwe na Smart Promotion iherutse gutumira DJ Maforisa na Just Jiki. DJ Maforisa umwe mu DJ b'abahanga cyane mu bikorwa bakora. Uretse Scott Mafuma uheruka gutaramira mu Rwanda muri Kanama 2025, GLCJ na Black Amy bo bizaba ari inshuro yabo ya mbere. Umwe mu bayobozi ba Smart Promotion waganiriye n'igihe yavuze ko iki gitaramo kigiye kujya kiba buri mwaka mu rwego rwo gufasha abakunzi b'umuziki kuwusoza neza. Aba ari abantu bakomeye cyane buri abanyamuziki mw'abantu mwe. Iyo umwaka ugiye kurangira buri wese abahatana kugira ngo byibuze arebe niba koko iyi sama yamusigira icyitwa urufito ruzamuherekeza mu asigaranye iki muri iyi December muri iyi sama. Scott Mafura nawe uri mu bahanzi bagezweho muri Afurika y'Epfo ariko unabifatanya no kuvanga imiziki akunzwe mu ndirimbo nka Gibolekini yakoranye na DJ Maforisa n'abandi benshi cyane. Ubwo dutegereze iki gitaramo cya Toast to December kizaba kuri 19 z'ukwa 12 2025. Ibaze rero icyo gitaramo Lil ugiswasa. Ibaze nyibuze ntabwo mbyumva. Ntabwo nabyemera. Anakiburamo gukunda uburiri aga abakobwa baranyobeye kubera icyo abakobwa mukunda uburiri cyane. Abakobwa baheze usibye ni iminota rero igera kuri 6 dusigaranye gusa kugira ngo tuze kuba dusoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Akaba ari Star Focus mukurikirana aho muri kumwe nanjye Junior Kai ndetse na Lil umwe mu bana kabisa bari kuzamuka neza mu kuvuga no gusesengura ikintu bitanavuga imyidagaduro. Congratulations birimo biraza mwana wanjye.
tukiri ku bitaramo rero ndaza kujya mu gitaramo kindi kigiye gutegesa igihugu cy'u Rwanda. Akaba ari igitaramo navuga ngo cyiswe Space in Music. Akaba ari igitaramo navuga ngo umunyarwanda ahari ntekereza ko atari ubwa mbere acyumvishe. Abenshi muri mwebwe bari bamaze kugura amayetike aberekeza muri iki gitaramo. Ni igitaramo rwose cyagombaga kubera muri Kigali Universe mu mujyi, iruhande rwa gare. Abantu mutazi aho Kigali Universe iri, hari nk'abantu benshi mba nzi batazi ahantu Kigali Universe iba, kandi nawe nkugejejeho ntabwo wamenya umuryango ujyayo. Wabimenya kuko urabizi neza uri Kaguru wananiye. Kaguru yarananiye. Ibyo uvuze wabisubiramo. Nashaka kumvisha kuri inzererezi. Kareka ntabwo ndi inzererezi. Hajya ubwo bivuga gute umuntu ugenda cyane? Inzererezi biba bibaye urundi rurimi. Hoya, inzererezi buriya ni Ikinyarwanda, ahubwo nuko tutabona uburyo tubivuga byujemo discipline. Ubundi Ikinyarwanda kigira amagambo make. Unze kubiza ubwo urumva ko nta kosa nakoze. Noneho iyi Space in Music yari iteganyijwe kuba mu bihe byatambutse, ariko ni igitaramo cyaje kumenyeshwa ko cyasubitswe bitunguranye kibura iminsi mikeya ngira ngo kugira ngo baze kuba bagihostinga. Ariko impamvu yagiye hanze nuko nyiri guhostinga iki gitaramo cyangwa se wari ugihagarariye yaje kurwara mwana. Ararwara kandi umuntu kabisa ukunda umuziki. Umuntu ukunda umuziki rero byaje kurangira rero icyo gitaramo bagipostpondinze. Ariko uyu munsi inkuru nziza, abantu mwese mwe mutegereje Music in Space yongeye yagarutse. Ngira ngo abiri kuri social media mwakomeje kugenda mubona video zitandukanye za press conference, aho uyu nyiri gutegura iki gitaramo yaganiye rero n'itangazamakuru ababwira uburyo iki gitaramo giteguye, akanabamurikira abahanzi buriya bazakiririmbamo, kuko kizaba kirimo abahanzi bacu mu Rwanda. Hazaba harimo nk'abandi? Harimo umuntu wenda witwa Bushido. Ariko uyu mujene niwe muntu wa mbere ukorera amafaranga menshi mu Rwanda mu bastar. Niwe muntu wa mbere witabira ibitaramo. Wenda simvuga ngo ni menshi, wenda biterwa n'igiciro aba yagiyeho, ariko n'umwe mu bantu babona ibitaramo byinshi cyane hano mu Rwanda, kuko press conference nyinshi njye nabashije kugenda ngeramo nasangaga y'ubushari. Ni ahantu abatari. Biragoye kubona MTN Wacu na Muzika batamujyanyemo, uretse Ntekereza ejo bundi wanze atararimo, niba mbyibuka neza abantu muze kunyibutsa, ariko hari igihe nanjye biba byagiye, sibyo? Bijya bibaho. Yego, harimo Bushari rero, harimo Davis D, mwami w'abakobwa. Mwami w'abakobwa. Bend over always. Yego. Harimo uwitwa $10, umwe mu bahanzi b'abapcoming bari kuzamuka fresh sana. Fresh, umupeti waririmbye Sangalewa. Umupeti ufite indirimbo yitwa indirimbo we na nande nyibutsa mwana we na uyu mu DJ Benda. Afite indirimbo kabisa irimo iratwika igihugu, muzaba muyibona. Ngira ngo ni indirimbo batavuzeho rumwe, rero nza kuza kugarukaho mu kibazo cyabayeho mbere yuko iyi ndirimbo isohoka. Akaba ari indirimbo navuga ngo yabanje kugorana mu bijyanye n'uburyo bw'imisohorere, kuko General Benda bari yari kuvuga ko management y'uyu mugabo witwa $10 ishobora kuba irimo imugora cyane mu buryo bwo gukora icyo bita video. Bavuga ko bari kumusaba amafaranga menshi. Vuga ati buri indirimbo ijya mu rufito. Biba bikwiye. Namavu yo kudusohorera indirimbo. Uza amafaranga agenda muri studio muri gukora indirimbo. Ni menshi cyane rero. Witwa DJ Benda rero bamubazaga ku bijyanye n'imikoranire cyangwa se uko abayeho, abanye n'uyu musore kabisa. Mu busanzwe bitewe n'iyo beef yaje kubaho kumunaniza kugira ngo basore indirimbo yitwa Repete. Biza kugaragara DJ Benda akora live kuri Instagram, live yaranzwe n'amarira n'agahinda bikomeye, avuga ko banze ko indirimbo isohoka igomba gusohoka ari audio gusa, nta video, sibyo? Twumva nyine ni ibintu bikomeye, sibyo? Ko birababaje kuba washora amafaranga arenze miliyoni 1, 2, 3 ngo nurangiza usange ibintu nyine byangiritse, ntibemeye ko yandirimbo ijya gucuruza hanze, sibyo? Ubwo rero
navuga ko ari ibintu byakomeye cyane ariko biza kurangira bibonewe umuti. Indirimbo ijya hanze na video nziza cyane, ubu ngubu igeje kuri 3,300,000 ngira ngo niba ntibeshye. Sasa ubwo ngubwo bamubajije ngo wowe ubanyutse na DJ Benda, ni ikibazo babajije Desidora ejo muri press conference, kuko bose bazadimbana hano kuri Kigali Universe. Yasobanuye ko we na Benda bameze neza. Yahise avuga ati singuye Benda, ati ngewe umubano wanjye na Benda uri fresh sana kabisa, uri fresh sana. Buriya abafana nibo baba babyumva ukundi, biriya bita bifatwa nk'aho abafana twifitiye ibitekerezo byacu, cyane ko bahise bavuga ko ari planka yo kugira ngo irandirimbo ize gukundwa, ariko se why not? Ariko birakwiye, why not itari planka? Kwantu twaje kubona indirimbo mwaje kugira hano murumvikana, ninde wakoze ubuvugizi, biranashoboka cyane, ariko nta makuru tubifiteho. Ba nyirawo nibo bazi icyo bashakaga kugeraho, cyane ko ari indirimbo yari yashowemo amafaranga menshi cyane. General Benda rero nawe ubwo yaje kubabazwa niba azasohora indi cyangwa byari ibyo kwishimisha no kunezerwa, ababwira ko azabanza gufata igihe cyo kubitekerezaho, ari ibintu bimusaba imbaraga nyinshi kabisa. Ubwo rero reka tubifurize kuzakorana izindi ndirimbo. Iyi hit bazayiperforminga rero muri Kigali Universe, ntuzahacikwe, ni kuwa gatanu kabisa. Ubundi dukomeze tugende twibanira gatanu ku kandi. Ngira ngo sizo inkuru twari dufite, nizo inkuru twari tubafitiye uyu munsi, tugana ku musozo. Saha mbona yadufashe kabisa. Turabashimira kubabanye natwe muri iki kiganiro The Star Focus. Mwakoze cyane rero kubana nanjye. Ni Star Focus, nibyo mba ndi kumwe na Religion nk'ibisanzwe.